nje kuburira abantu. Bene data, gusenga Imana kugira ngo itwumve ntabwo bisaba kwikebagura, bisaba gusenga Imana wumva muri wowe uhamanya nayo, kandi wumva muri wowe umutima wawe nta kintu kurega. Icyo nicyo kintu gituma Imana ibasha kukumva, ikumva n'isengesho usunikiye imbere yayo bitewe n'icyo urimo kuyisaba. Ndagira ngo ngutangarize yuko Imana yacu ntibangikanywa, ikunda yuko uyiharira icyubahiro cyayo nyine mu bumana bwayo. Ntabwo ibishaka yuko uyibangikanya n'ibigirwamana. Nongere mbwire abantu mukunda kuntega amatwi, hari abantu muherutse kuvuga ngo mbese ko ntaherutse kubabwira iyerekwa Imana yancishijemo. Bene data, nshuti z'umusaraba, si uko amayerekwa atazi, si uko Imana itagira ibyo inyereka, ariko mwibuke yuko nababwiye yuko amayerekwa yose ntabwo ari byiza yuko aza ngo acishwe hano kuri iyi channel cyangwa se ngo acishwe kuri YouTube nk'uko bene data bamwe na bamwe bakunda kubikora. Ntabwo biriya ngewe mbyita ubwenge, mbyita agatwiko rimwe na rimwe. Mujye mumbabarira nuko nge mbibona, ni nuko mbyiyumvamo, kuko hari ibintu bikwiriye kuza hano kuri YouTube bikababwirwa, hari n'ibyo dukwiriye ubwacu kwirinda kuzana hano nk'abakozi b'Imana. Dukwiriye kugira ubwenge rero, tukamenya ibikwiriye kuzanwa hano ku mbuga nkoranyambaga, bibwirwa abantu, bibwirwa Abanyarwanda n'abandi bandi bene wacu. Ntabwo dukwiriye kubona iyerekwa ryose uko ryakabaye ngo turiterure turizane hano, nyamara rimwe na rimwe Imana itabitubwiye. Hari ubuhanuzi bumwe na bumwe biba bisaba yuko tubuzana hano kubera ko nta handi twabuvugira. Mu nsengero rimwe na rimwe hamwe twarahaciwe, ntidushobora kuvugiramo iby'Imana yaduhaye kuvuga. Usibye ko hari igihe Imana idutunarika niyo twigize igagasi mu nzu y'Imana, tugashiduka twaturitse twavuze. Ariko nuko Imana ibishaka kuburira abantu bayo, kuko n'iki Imana izaduhembera. Ntabwo izaduhembera yuko twabaye abanyabwoba mu guhanura, izaduhembera yuko twabaye abashirikabwoba, tukavuga iby'Imana yashyize ku mutima wacu. Babonye akavideo naberetse gatoya, ndagira ngo ngire ikintu nkavugaho. Naje nje mu buhuguzi, nje no kuburira abantu mukunda gukora bene ibi bintu. Bene data, mperutse kujya ku musozi umwe, mpasanga abantu barimo bandika ku migano, bandika ibyifuzo byabo, ahandi bandika udupapuro bakaduseseka munsi y'urutare cyangwa munsi mu migano. Ariko ibi ngibi bene data, ntabwo kuba wandika ibyifuzo byawe ku mugano ntabwo ari byo bisobanuye yuko Imana izakumva. Hari impamvu yasatinze nuko akurindiriye ngo wihane wiyeze ibigutandukanya nawe, utihana ngo ukizwe muri aka gahe ufite, ntacyo uzireguza kandi ntuzamukerereza. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, mbabwire ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzaburanira undi. Buri muntu azibarizwa ibyo yakoze ku giti cye. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, mbabwire ntawe uzajyana n'undi, nta n'uzaburanira. Bene data, nshuti z'umusaraba bakundwa, mu nkurikiye hano kuri iyi channel Niwe Mucyo TV Official, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Imana nabishimire. Ni wa mugaragu w'Imana isumba byose, Faustin Mwenyemari, wongeye kugaruka hano kuri iyi channel. Dushimye Imana idukinguriye aya marembo nanone kugira ngo tugire ikintu nanone tuvugira hano kuri iyi channel, cyane cyane tuburira cyangwa se twigisha cyangwa se duhugura bamwe muri bene data. Nicyo kinzanye hano kuri iyi channel, kuko niyumvisemo kugira ikintu mvuga kuri ibi ngibi,
tugiye kumva muri uyu mwanya, nje kuburira abantu. Bene data, gusenga Imana kugira ngo itwumve ntabwo bisaba kwikebagura, bisaba gusenga Imana wumva muri wowe uhamanya nayo, kandi wumva muri wowe umutima wawe nta kintu kurega. Icyo nicyo kintu gituma Imana ibasha kukumva, ikumva n'isengesho usunikiye imbere yayo bitewe n'icyo urimo kuyisaba. Ndagira ngo ngutangarize yuko Imana yacu ntibangikanywa, ikunda yuko uyiharira icyubahiro cyayo nyine mu bumana bwayo. Ntabwo iba ishaka yuko uyibangikanya n'ibigirwamana. Rero nongere mbwire abantu mukunda kuntega amatwi. Hari abantu muherutse kuvuga ngo mbese ko ntaherutse kubabwira iyerekwa Imana yancishijemo. Bene data, nshuti z'umusaraba, si uko amayerekwa atazi, si uko Imana itagira ibyo inyereka, ariko mwibuke yuko nababwiye yuko amayerekwa yose ntabwo ari byiza yuko aza ngo acishwe hano kuri iyi channel cyangwa se ngo acishwe kuri YouTube nk'uko bene data bamwe na bamwe bakunda kubikora. Ntabwo biriya ngewe mbyita ubwenge, mbyita agatwiko rimwe na rimwe. Mujye mumbabarira nuko nge mbibona, ni nuko mbyiyumvamo, kuko hari ibintu bikwiriye kuza hano kuri YouTube bikababwirwa. Hari n'ibyo dukwiriye ubwacu kwirinda kuzana hano nk'abakozi b'Imana. Dukwiriye kugira ubwenge rero, tukamenya ibikwiriye kuzanwa hano ku mbuga nkoranyambaga, bibwirwa abantu, bibwirwa Abanyarwanda n'abandi bandi bene wacu. Ntabwo dukwiriye kubona iyerekwa ryose uko ryakabaye ngo turiterure turizane hano, nyamara rimwe na rimwe Imana itabitubwiye. Hari abantu rimwe na rimwe muzana iyerekwa hano mukabyitirira Imana. Bene data, nshuti z'umusaraba, nkunda kubabwira ngo iyi Mana mujye mumenya ko atari so wanyu. Bene data, nshuti z'umusaraba, ntabwo ubuhanuzi bwose bukwiriye kuza hano kuri channel. Hari ubuhanuzi tubona tukabusengera, hari ibyo tubona ari iby'umuntu tukabimujyanira cyangwa se tukamuhamagara aho tutabasha kugera n'amaguru. Ntabwo bivuze ngo ubuhanuzi bwose Imana inyeretse inyoni idoma ku muntu, ngaho mbizanye hano kuri channel, inyeretse umuntu yasambanye, ngaho ndabiteruye mbizanye hano kuri channel. Oya, ibyo mbyita kubura ubwenge. Mujye mwihangana nkoresha aya magambo, ibyo mbyita kubura ubwenge. Ntabwo ibintu byose bikwiriye kuzanwa hano. Ahari ubanza ari nayo mpamvu hari mfite abasubscribe 52 uri muri ababona aho ngaho. Ubu ndamutse nzanye agatwiko ntabwo nakabaye mfite abantu bangana gutyo, ariko nabo ngabo mfite nimbasha kubahugura cyangwa kubabwiriza ubutumwa bwiza, bakabasha kumva, bakumvira icyo Imana yambwiye kubabwira, bakakigenderaho. Ibyo nzi ko nzabibazwa kandi nzi ko nzabihererwa ingororano. Mfite kuba nabayobya bikemera, mfite no kuba nabayobora inzira Imana ibishakamo y'ubwayo ikanshoboza bikemera. Rero ni ibintu dukwiriye kujya dukora, ariko tuzirikana yuko nabyo tuzabibazwa. Ntabwo kuza hano ari agatwiko gusa, dukwiriye kuvuga ibintu tuzi neza yuko nitugera imbere y'Imana tuzabisubiramo umunsi yabitubajije. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, muzirikane yuko ibyo tuvuga tugomba kuvuga ibintu tuzasubiramo igihe twageze imbere y'Imana. Hari ibyo tuzabazwa. Ntabwo nkwiriye kubazanira igikuba hano mu gihe Imana itabinyemereye. Cyokora hari ubuhanuzi bumwe na bumwe biba bisaba yuko tubuzana hano kubera ko nta handi twabuvugira. Mu nsengero rimwe na rimwe hamwe twarahaciwe, ntidushobora kuvugiramo iby'Imana yaduhaye kuvuga. Usibye ko hari igihe Imana idutunarika niyo twigize igagasi mu nzu y'Imana, tugashiduka twaturitse twavuze. Ariko nuko Imana ibishaka kuburira abantu bayo.
kuko n'iki Imana izaduhembera ntabwo izaduhembera yuko twabaye abanyabwoba mu guhanura, izaduhembera yuko twabaye abashirikabwoba tukavuga ibyo Imana yashyize ku mutima wacu. Bene data nshuti z'umusaraba, ibyo mbivugiye kugira ngo menyeshe abantu bavuga ngo mbese kutakivuga ibyo Imana yakubwiye, nuko bumwe na bumwe mu buhanuzi Imana iba yanshishijemo buba butabareba hano kuri YouTube, kuko ba nyirabwo ndabubaha. Nose ubonye ubuhanuzi bw'umuntu runaka urabuteruye ubuzanye hano, uba umugiriye neza. Niba Imana igusabye kugira ngo ugende umuburire ahari yenda niba ari mu cyaha runaka gikurwemo, cyangwa se amenye yuko Imana izamuhana, amenye yuko Imana izamugarukaho imufitiye umujinya, ubu ukaza ukamuterura uko yakabaye ukaza ugatereka hano kuri cano, n'Imana ntabwo izabyishimira. Bene data, mureke tugire ubwenge n'ikimana idusaba n'ikidutegeka. Mwibuke ijambo rivuga ngo nimubura ubwenge njyewe Uwiteka nzabareka nzabata. Rero ntidukwiriye kubura ubwenge, abakozi b'Imana mwahamagawe n'Imana, mufite ijambo ryahumetswe n'Uwiteka riri muri mwebwe. Mukwiriye kumenya uko mukwiriye gutwara amayerekwa y'ijambo ry'Imana, y'ubuhanuzi bw'Imana. Mujye mumenya yuko umwuka ugengwa na nyirawo. Niba Imana igucishijemo ikintu cyose cyangwa se ikagucishamo ubuhanuzi runaka, ntabwo bivuze ngo kabaye urateruzanya hano ugasanga hari n'ubuhanuzi uhanuye bugakura imitima abanyarwanda n'abandi bose bari hanze, kandi yenda hari abo bugomba n'abo butagomba. Bene data nshuti z'umusaraba, ntabwo ndabura ubwenge bigeze aho ngaho, usibye ko ntanabyifuza. Mureke dukoreshe impano Imana yaduteretsemo mu nzira nziza, kandi tuzikoreshe mu buryo buri nyabwo, kandi tubukoreshe ahantu bukwiriye, kugira ngo tuzagororerwe ibishyitse, tutazagibwaho n'umugayo byitwa ngo turi gukorera Imana, ahubwo turimo dusebya Imana n'abantu bayo yaremye. Bene data nshuti z'umusaraba, havugwa menshi akumvwa na ba nyirayo. Nabonye akavideo naberetse gatoya, ndagira ngo ngire ikintu nkavugaho. Naje nje mu buhuguzi, nje no kuburira abantu mukunda gukora bene ibi bintu. Bene data, mperutse kujya ku musozi umwe, mpasanga abantu barimo bandika ku migano, bandika ibyifuzo byabo, ahandi bandika udupapuro bakaduseseka munsi y'urutare cyangwa munsi mu migano. Ariko ibi ngibi bene data, ntabwo kuba wandika ibyifuzo byawe ku mugano ntabwo ari byo bisobanuye yuko Imana izakumva. Kuba wafata ibyifuzo byawe uko bingana ukaza ukabiseseka cyangwa se ukabirambika ku ntuzi ukagerekaho utubuye, n'abagerekaho utubuye abandi bagaseseka mu rutare, abandi bagaseseka mu migano, ntabwo ari byo bisobanuye yuko Imana izakumva. Bene data, ubwo ni ubuyobe bugeretse ku bundi. Ninde wakubwiye yuko Imana izakumva ari uko wafashe ibyawe ukabishyira ku karubanda, ukabyandika ku mugano, ukabyandika kuri bose babireba, umuhisi n'umugenzi abireba? Ibi bintu ntabwo byagakwiriye. Wowe ubikora umenye yuko ubu ngubu ni ubujiji bugeretse ku bundi. Ese nkubaze, niba wanditse ukavuga uti Imana inkiriza uyu mugabo, imukiza ubusambanyi, imukiza ubuhehesi, imukiza ibibi byose, ukabyandika ku mugano, umuhisi n'umugenzi akagenda abireba, akagenda amenya ngo noneho igisekeje ni ukuntu mwandika, mukandikaho n'amazina y'abagore banyu, abandi mukandikaho abagabo banyu. Uhita aho hantu akamenya ngo runaka yaje asengera umugabo muri ubu buryo ubu n'ubu. Ibaze noneho umugabo wawe amenye yuko mutaranze umutereka ku karubanda,
umugore wawe amenya yuko wamuteretse ku karubanda, urwo rugo uramutse urushenye ntabwo waba ubuze ubwenge mu by'ukuri. Ndakubaza wowe ukora ibyo. Nyamara mwibuke iri jambo, ndagira ngo tugendane n'ibyanditswe. Hari ijambo nasomye Imana yanyoboyeho riri mu byanditswe byera. Hano dusome muri Yona mu bice 2. Turahera ku murongo wa 2 tugeze ku wa 3. Titire y'amagambo iravuga ngo Yona asengera mu nda y'urufi. Umurongo wa 2 haravuze ngo maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza, nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye. Bene data nshuti z'umusaraba, uyu ni Yona Imana yari yahagurukije ngo ajye kuburira ubwoko bw'Imana i Ninivi kugira ngo bwihane buve mu byaha Uwiteka bugarukeho, kuko bwari bumajije gukora ibyaha bimajije kunukira Imana, bibabaza Imana. Imana irababara. Noneho Imana yacu kubera rwa rukundo tugirira, yanga kurimbura umuntu cyangwa se gutsembaho umuntu, yanga no guhana umuntu itaramuburira ngo imutumeho umuntu. Ngewe ushobora kunkorera ikosa nkaza nkubita mbangura, ntabanje kukuhana, ntabanje kukuburira, ntabanje kukubuza ngo iki kintu nucyongera tuzabipfa. Hari abaza agakubita, hari abaza akarimbura, hari abaza akajya kurega atabanje gushyiraho kwihanangiriza. Ubundi nicyo gikwiriye ku mukristo uri muri uru rugendo rujya mu ijuru. Imana yacu rero ihagurutse umugabo witwa Yona, imutuma i Ninivi kuburira umurwa yuko barimo bakora ibyaha byababaje Imana, bigatumaho yumva ibarakarira. Noneho ngo Yona abonye uburyo Imana imuhagurukije, ntiyabyiyumvamo, ahubwo yigira inama yo gusuzugura Imana. Imana ihita imuteza kumirwa n'urufi. Icyo gihe ni ukuvuga ngo aho gucisha itike igana mu murwa ajya kuburira i Ninivi, ngo acisha itike cyangwa se atega ubwato bumuganisha i Tarushishi ahunga, ngo bwahunze Uwiteka ye. Ariko agira ibyago, ntiyibuka yuko Imana yacu nta hantu wayihungira. Imana ngo iteza umurabo mu bwato. Imana ibwira urufi rumira Yona. Icyo ngendereye ni iki? Yona ngo akigera mu nda y'urufi yicuza, atangira kwicuza mu mutima we, yumva yishwe n'agahinda, yicuza impamvu atagiye kuburira uriya murwa. Noneho ngo yihanira mu nda y'urufi, asenga Imana ari mu nda y'urufi. Imana yumva isengesho rye. Haleluya. Imana irangije kumva isengesho rye, hanyuma ngo ubwo yatakiraga Imana ari mu nda y'urufi, Imana iramwumva. Irangije ibabarira Yona, itegeka rwa rufi kujya kuruka Yona ku nkengero z'uruzi cyangwa se rw'inyanja. Noneho imuruka hafi y'aho yagombaga kujya kubwiriza ubutumwa. Sinshaka kwinjira muri ibyo bintu cyane, ahubwo ndashaka kukumvisha yuko isengesho wagambirira gusenga uri iwawe imuhira, isengesho wasenga wihereranye n'Imana ahantu runaka, utiriwe wandika ku karubanda ngo umuntu wese abone ibiri mu mutima wawe. Jya uzirikana yuko Imana yacu ibyumva kandi ishobora kubisubiza utaranavuga. None wowe utinyuke ukora ibintu nagereranya nk'ubujiji. Ufata umugabo wawe umushyire ku karubanda, ufata umugore wawe umushyire ku karubanda,
ufate icyifuzo cyawe ugishyire ku karubanda ushyireho n'amazina, se buri bugambiriye iki? Nyamara ukiyibagiza yuko n'uwagambirira kukuroga ashobora guterura ibyawe byose yarangiza akabitongeraho izindi mbaraga z'umubiri, kandi nazo zikaba zagufata, akabizirika akabihambira bikemera. Ntabwo ibi mushobora kubyumva. Buriya abanyamasengesho harimo abanyamashyari, abanyamasengesho barimo kategori nyinshi. Harimo umuntu ushobora gufata ibyawe akabizirika akabihambira, kandi Imana ikumva isengesho. Ibi nabyo ni deba ndende, umuntu abivuze ntabwo mwabyumva. Ngafata ibyawe nkabihambira. Uzi impamvu? Nuko Imana iba yarambwiye yuko icyo nzasaba Uwiteka cyose ndi mu mwanya wo gusenga, Imana ikirahira izacyumva iri mu ijuru. Niba Imana ivuze ngo icyo nzahambira ndi mu isi, mu ijuru kizumvwa, ni ukuvuga ngo akanwa kanjye Imana iba yarakagize akanwa ko kurema. Icyo nakwaturaho cyose wowe, kubera ubutwari Imana iba yarampaye cyangwa se yarashyize muri njye, gishobora kukubaho kubera ko Imana yampaye ubwo butwari. Niba ari icyiza kikakubaho, niba ari ikibi kikakubaho, ahubwo nyuma yaho Imana ikazabimbaza, ariko ikubahiriza icyo yasezeranye nanjye. Ibi nabyo ntimushobora kubyumva. Ariko iri sengesho, mwibuke iri sengesho Yona yasenze, Imana yaramwumvise nduguyanga. Nshuti z'umusaraba, Imana yaramwumvise. Rero wigambirira cyangwa se wifata ibyifuzo byawe ngo ugende ubyandike ku rupapuro, ugende ubigire nk'itangazo, kuko ibyo si byo bizatuma Imana ikumvira, si byo bizatuma Imana ikora, ahubwo izita kuri wa mutima umenetse, ujanjaguwe, utagira ibyaha, usenga ufite umubabaro, ariko muri wowe nta kizinga kikuriho. Icyo nicyo kizatera Imana yacu gukora, icyo nicyo kizatera Imana yacu kumva isengesho ryawe. Hari irindi jambo nasomye riri muri Yesaya mu bice 59. Abenshi muzi amagambo yanditseho ngo ukuboko k'Uwiteka, uhereye kuri uwo murongo wa mbere, ngo ukuboko k'Uwiteka ntabwo, ngo amatwi y'Uwiteka ntiyananiwe kumva ibyo dusengera, ahubwo ngo gukiranirwa kwacu niko kwatumye Imana itwima amatwi, n'amaboko y'Uwiteka ngo ntiyananiwe gukora ngo akore ibyo tuyisaba, ahubwo ngo gukiranirwa kwacu niko kwayiteye kutwima amatwi, niko kwayiteye kudakora, kubera ko twarushijeho gusayisha mu mwanda w'ibyaha, bitera Imana yacu kudakora. Cunga urebe niba atari wowe ufite ikibazo, kuko kugenda ukandika ku miyenzi, ngo ukandika ku migano, ukanandika ibyifuzo byawe ngo Mana urabizi yuko hari ibyo utarakora, si uko Imana yacu biba byarayinaniye. Ese ubwiwe n'iki niba nta byirimo gutunganya? Ubwiwe n'iki niba ibiri kukugerageza bitari kureba kwizera kwaho kuri ngo bigusunikire no mu gusenga ngo urusheho gusenga? Hari abantu musenga Imana ari uko Imana yabakururiye ibigeragezo, hari abantu musenga Imana ari uko mwahuye n'akabando kabahonda, Imana ikavuga iti reka mbanze murekeho nanjye mwiyegereze, kuko niba mubona ari uko yahuye n'ibigeragezo reka mbimusunikire. Mwirinde rero kuba muri ibyo bihe, haba mu byiza haba mu bibi, uharanire gusenga Imana ubudasiba, kuko niza gukora izakora kubera ko uyihora imbere, izakora kubera ko uyishakana umwete, izakora kubera ko uyiyereka, izakora kubera ko wirinda guhemuka, izakora kubera ko wirinda ibyaha, ukarushaho gusenga ariko ufite umutima umenetse, uzirana n'umwanda w'ibyaha. Njya nkunda kuvuga ngo havugwa cyangwa se habwirwa benshi
akumvwa na beneyo na ba nyirayo. Bene data nshuti z'umusaraba, ndizera ko ntababwiye nabi, nkubwiye aya magambo kubera ko Imana yansunikiye kubabwira no kubahugura. Mwumvire uyu muburo, nuwumvira ukagenda neza, kuko impamvu ugaruka ukavuga ngo Mana ngo urabizi ngo hari ibyo utarakora, nuko kenshi ugenda mu bujiji, nuko kenshi ubivuga ariko ukabivugana ubujiji. Uzi ko njye ntaravuga, Imana ibizi icyo ntekereza mu mutima wanjye. Uzi ko wowe ubwawe utaravuga, Imana iba yarangije kumenya icyo wibwira mu mutima wawe. Nkanswe kubifata ukabyandika ku karubanda, umuhisi n'umugenzi n'utabikeneye aho abisoma. Ngahibaza ubisoma wese aravuga ati to murokore yararindagiye ni umupfapfa ko. Bene data nshuti z'umusaraba, ninde wabarose? Mugire ubwenge n'umutimanama, muyoboze Imana inzira. Imana yacu ntiyumva kubera ko washyize ku karubanda ibyifuzo byawe, ahubwo yumva kubera ko wihereranye nayo. Ya Mana ireba mu mutima ikareba ibihishwe, ikamanuka igakora, atari uko wasakuje mu kigeragezo. Nshuti y'umusaraba, nasoza nkubwira ngo nyaboneka wirinde kwishyira ku karubanda. Si uko twese tuba tutabuze ibiduhonda, ariko kuba biduhonda ntabwo tuvuze yuko dukwiriye kubiterura ngo tubishyire ku karubanda, ahubwo dukwiriye kwihererana n'Imana, tukabibwira Imana yacu n'umutima wacu wose. Yo imenya ibihishwe ikamenya ibiri mu mutima, izakora utagombye kubishyira ku karubanda. Nshuti y'umusaraba, naguhumurizaga, nakubwiraga ngo ibyawe bitazatinzwa nuko wabishyize ku karubanda. Bene ngango bakabizirika, bene ngango bakabiroga, wowe ukibwira yuko Imana yacu yananiwe gukora, ahubwo ari uko yakuretse kubera ko wabuze ubwenge, yarakwihoreye. Na bene ngango barabihambira barushaho. Hari ibintu umuntu yajyamo akavuga bwira bugacya, ariko gira ubwenge mu gihe cyawe urimo, kuko Imana yacu ni Imana yumva utaravuga, ni Imana yumva usengeye mu mutima, ni Imana yumva wihereranye nayo ariko utafashe ibyawe ngo ubishyire ku karubanda. Shalom shalom, nakagaruka. Yari Mwenyemari Faustin, Imana yari gutumyeho.